Mu gihe bakwibye telefone se wazi gushora ko wamenya hano umujura wakwibye telefone aherereye cyangwa ukaba wayisonesha utayikozeho cyangwa ukaba wayiforomata utayikozeho. Muri iyi video ngiye gukora kuburyo wabasha gukoresha ukabasha gukurikirana telefone umujura yayikwibye, ukabasha kumenya hano umujura aherereye, ukaba wabasha kuhamusanga. Ndakwereka n'uburyo wayisonesha kuburyo wayibye byamutera ubwoba. Muri iyi video ngiye gukora kuburyo wabikoramo. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza, uraba ufite ubushobozi bwo gukurikirana telefone yawe bayibye. Ikindi kandi ufite n'ubushobozi bwo kuyisonesha utayikozeho, ikindi kandi ufite n'ubushobozi bwo kuyiforomata utayikozemo bitewe n'amahitamo yawe. Tudakize muri byinshi, reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video, ukora subscribe niba utarayikana, ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi, ubisigaho munsi muri comment ndahita ngusubiza. Kugira ngo garuze telefone bakwibye nta kintu uzakora bakimara kukwiba telefone cyangwa aciyemo akanya, uzahita ureba umuntu hafi, ushobora kureba inshuti yawe, ushobora kureba umuvandimwe wawe, uzahita ureba umuntu hafi nurangiza umutire telefone, ukore bino bintu ngiye kukwereka telefone uzayibona, ndabizi neza ko uzayibona. Mwibutsa ko mbere kugira ngo ukore bino bintu hari ibintu kuye kuba warakoze kuri telefone yawe kugira ngo ubashe kugaruza telefone yawe uyibone. Ikintu cya mbere ugomba kuba warakoze kuri telefone yawe, ugomba kuba wibuka email iri muri iyo telefone wabuze, kuko niyo tugiye gukoresha tugaruza telefone yacu bibye. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kubuzi password iyo email bibye, ugomba kuba uyizi neza kandi ukaba ubizi neza, cyangwa ukaba warashyizeho recovery ya telefone. Icyo nicyo kintu usabwa kubuzi kugira ngo ugaruze telefone yawe bibwe. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukoza, uzahita ufungura application ya Gmail, ubwo uzayifungura kuri wa muntu gutije telefone. Urugero telefone tugiye gukoresha tugiye kuyifata nkaho twayitiye, none dushaka telefone yacu yabuze. Rero kugira ngo bitubikora nta kintu uzahita ukoza, uzahita ufungura Gmail, dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza uzategeza gake ifunguke. Ikimara gufunguka uzahita usangamo email ya wa muntu, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano gafoto kari hejuru mu nguni akangaka uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora handitse add another account, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga gake, ikimara kurodinga uzahita ukora handitse Google, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga, bikimara kurodinga bazagusaba finga ukoresha muri iyo telefone. Ubwo umuntu watiye telefone uzahita umuhereza gukuremo finga niba ari yashyizemo, niba ari password isanzwe ubwo azahita gukuramo password. Nk'urugero natwe reka dukoremo password iri muri telefone yacu, azayikuramo nguko cyamara kuyikuramo bizahita birodinga, uzategeza gake bibanze birodinge, ubwo password izakuramo nyiri telefone. Bikimara kurodinga nta kintu uzahita ukora, hano uzahita ushyiramo email iri muri ya telefone wabuze. Hano uzahita wandikamo email muri ya telefone wabuze kugira ngo ubashe kuba wayigarura mu buryo bworoshye. Nk'urugero twebwe urabona email yacu twabuze iri muri telefone twabuze, dore ni iyi ngiyi tugiye gufatiraho. Ukimara kuyandika nguko uzahita ukora handitse next, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga, uzategeza gake bibanze birodinga. Bikimara kurodinga uzahita ugera kuri tab imeze nguko. Ukimara kugera kuri tab imeze nguko uri kubibona hano barimo badusaba password ya email tumaze gushyiramo hano. Hano nyine ushyiramo password ya email iri muri ya telefone wabuze, none ukabasha kuba wayinjiraho. Niyo mpamvu mbora nkubwira nyine ngo email iri muri telefone yagomba kuzi password yayo kugira ngo utazayibagirwa mu buryo bworoshye mu gihe bakwibye telefone. Niyo ukoresha ubasha kumenya hano telefone iherereye. Rero hano uzahita ushyiramo password, natwe reka dushyiremo password. Ukimara gushyiramo password ya email nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora handitse next, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga, uzategeza gake bibanze birodinge. Bikimara kurodinga uzahita ugera kuri tab imeze nguko. Ubwo uzagera kuri tab imeze nguko mu gihe washyizemo password ya nyayo. Ubwo urumva niba utashyizemo password ya nyayo nyine bazakubwira ko washyizemo password itariyo. Rero we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora handitse try, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora none bizarodinga gake, bikimara kurodinga uzahita ugera kuri tab imeze nguko. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nishize fresh, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora none bizarodinga uzategeza gake. Ukimara gutegeza gake nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanone hano shize fresh, hano uzakoraho. Ukimara gukora nanone bizarodinga uzategeza gake bibanze birodinge. Bikimara kurodinga nanone uzahita ukora ngashi fresh, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nanone bizarodinga, bikimara kurodinga uzahita ugera kuri tablo imeze nguko. Ukimara kugera kuri tablo imeze nguko uzasangamo nimero wakoze nka recovery kuri ya email iri muri ya telefone wabuze. We nta kintu uzahita ukora, uzahita uhitamo nimero ya telefone ufite muri ako kanya, nyine nimero ya telefone wakoresheje nka recovery. Urabona hano dufitemo nimero ya telefone ebyiri twakoresheje nka recovery, tugiye gukora kuri ya mbere bite birodinga. Nyine nawe bizaterwa na nimero uzasangaho. Niyo mpamvu bibaye byiza kuri email yawe wagakwiye gushyiraho recovery kugira ngo nutagaza telefone cyangwa wibagiye email uzabashe kuyibona mu buryo bworoshye. Rero uzahita ukora hano handitse, uzahita ukora kuri nimero imwe muzo hasanze, niba warashyizeho imwe uzahita uyihasanga. Twebwe reka dufatire kuri ya mbere, uzayikoraho nguko. Ukimara kuyikoraho nguko bizarodinga. Bikimara kurodinga uzategeza gake bibanze birodinge. Uzategeza bitewe n'uburyo connection zo muri telefone yaziri kugenda, uzategereza. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze nguko. Ukimara kugera kuri tab imeze nguko urabona barimo baratubwira ko kuri nimero ya telefone twakoresheje nka recovery ngo bohereje agakode. Ubu tugiye gufata agakode bohereje kuri nimero twakoresheje nka recovery, nitunaza tugashyira ngaha tuhite dukora next dukomeze. Rero agakode bamaze kukoresha kuri nimero ya telefone yacu uzakandikamo witonze. Ukimara kukandika bizahita birodinga, reka natwe tukandike 38. Ukimara kukandika nguko uzahita ukora handitse next, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora ubona ko batubwiye ko agakode twanditsemo atariko.
rero we nta kibazo uzahita ukora no handitse reset it, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga, uzategeza gake bibanze birodinge. Bikimara kurodinga bazahita bohereza kandi gakode kuri nimero ya telefoni, uzahita ukareba uzugashiremo. Natwe turimo turareba gakode twakoresheje kugira ngo tujye dukomeza intambwe ikurikiyeho. Rero gakode bari bohereje kuri nimero ya telefoni nta kandi tugiye kwita twongera tukandike, tuzahita twandika 90 87 38. Ukimara kukandika neza ubona bihura neza uzahita ukora kuri next. Ukimara gukora kuri next uzategeza gake wihanganye. Ukimara gutegereza uzahita ujya kuri table imeze kuko we nacyo uzahita ukora no handitse agiri, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gake wihanganye bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri email bisanzwe. Ukimara kujya kuri email bisanzwe nta kintu uzahita ukora kuri kano gafoto kano hejuru mu nguni, uzahita ugakoraho nguko. Ukimara gukora uzahita ubona email ziri muri telefone y'uwo muntu watiye, nta kintu uzahita ukora kuri iyo email umaze gushyira muri telefone yawe. Dore email tumaze gushyira muri telefone yacu ni iyi ngiyi, uzahita uyikoraho nguko uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho bizarodinga gake, bikimara kodinga uzahita ubona message ziri muri ya email yawe nyine iri muri ya telefone wabuze. Rero ukimara kubikora nguko nta kintu uzahita ukora kuri kano gafoto kari hejuru mu nguni, uzagakoraho nguko. Ukimara gukora ku gafoto uzahita ubona email ziri muri iyo telefone, nta kintu uzahita ukora handitse manager ya Google account, hano uri kuhabona. Ubwo uzabikora kuri ya email umaze gushyira muri telefone yawe nguko uri kubona tumaze kubikora nguko. Nta kintu uzahita ukora handitse manager ya Google account, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga gake, uzategeza gake bibanze birodinga. Bikimara kurodinga uzahita ugera kuri table imeze nguko. Ukimara kugera kuri table imeze nguko nta kintu uzahita ukora, uzasikura gake uzamura nguko uzasambura gake wihanganye. Ukimara kuzamuza uzahita ukora no handitse security and sign in, hano uri kuhabona uzakora, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gake wihanganye. Ukimara gutegeza uzahita ugera kuri table imeze nguko. We nta kintu uzahita ukora, uzahita scoringa gake uzazamura gake witonze kugira ngo kano kajambo utaza kugacaho. Ukimara kuzamura uzahita ugera kuri table imeze nguko. We nta kintu uzahita ukora no handitse find a lost device, hano uri kuhabona uzakora, hano ndakeka neza uri kuhabona uzahita ukora. Ukimara gukora bizarodinga gakeya, bikimara kurodinga uzateza gake wihanganye bibanze birodinga bitewe na connection ziri muri iyo telefoni yo muntu uri gukoresha. Uzateza gake wihanganye uzategereza. Mwibutsa ko niba ufite email ukaba wari bagiye password wabimbwira muri comment ngazakore ku buryo wakwibuka password cyangwa uburyo wahindura password mu gihe utibuka password y'iyo email. Rero nta kintu uzahita ukora, bazahita bagusaba password yo muri iyo telefone. Nta kintu uzahita ukora, ubwo umuntu uzahita umuhereza telefone agushyiremo password, nurangiza uhita ukomeza intambwe zikurikiye. Natwe reka dushyiremo password iri muri telefone yacu, ubwo uzayishyiramo nguko uhita ukora next, bizahita bikomeza birodinge. Bikimara kodinga uzahita ugera kuri table imeze nguko. Ukimara kugera kuri table imeze nguko nta kintu uzahita ubona device yo email irimo nguko uri kubona iri ya email yacu, iri muri telefone, iri muri Google Pixel, iri muri Pop 5, iri muri Airtel. Urabona iri ya email, urabona telefone irimo. We nta kintu uzahita uhitamo telefone wabuze bya nyabyo. Nk'urugero twebwe tugiye gufatira kuri Pop 5, dore ni ingi tugiye gufata ko bayibye nyine, tugiye kwishakisha, tugiye kuba twayisonesha. Nkwereke uburyo wabona ahantu iherereye, nkwereke n'uburyo wayiforomata mu gihe ubishakamo. Mwibutse ariko mbere yo gukomeza uzahita ukora kuri kano gafoto kano hejuru mu nguni akangaka uzagakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga gake, bikimara kodinga uzahita ubona email ziri hano muri telefone. Ubwo uzahita uhitamo ya email n'ubundi ushaka kugarura iri muri ya telefone wabuze. Nusanga ari ingi uzahita ukora kuri kano gakobo kari hano hejuru. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora kuri ya telefone ushaka kugarura. Dore ngiyi uzahita uyikoraho nguko. Ukimara kuyikoraho nguko nanone bazahita bagusaba password iri muri iyo telefone. Uzahita uyishyiramo, niba ari umuntu watiye telefone ubwo uzahita umuhereza ashyiremo password akoresha mu buzima busanzwe, azayishyiramo yitonze. Akimara kuyishyiramo bizarodinga gake, bikimara kurodinga gake uzahita ugera kuri table imeze nguko. Ukimara kugera kuri table imeze nguko hano uri kuhabona Google Map, hano uri kuyibona, hano uri kuhabona telefone irimo ya email yacu, hano uri kuhabona nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. We nta kintu uzahita ukora kuri ya telefone wabuze. Dore ngiyi Tekino Pop 5, dore ni ingi tugiye gushakisha, tugiye kuyifata ngaho twayibuze. Uzahita uyikoraho nguko. Ukimara kuyikoraho nguko bizarodinga. Urabona hano hejuru hari Google Map nyine, uzateza gake bibanze birodinga. Nkuko uri kubibona bikiri kurodinga, urabona ko telefone yacu twabuze. Urabona irimo umuriro wa 88, hano uri kubibona. Hano urabona koko ari no gukoresha wifi. Urabona ahantu yikonegise uri kumubona. Urabona ko yikonegise kuri wifi y'umuntu kuri Airtel. Ibyo ni ibintu uri kubibona kuri ya telefone batwibye. Nyine urabona umuriro wa telefone muri ya telefone bibye uri kubona, urimo urabona na data ari gukoresha. Dore ni izi ngizi, kandi nkuko uri kubona kuri telefone yacu urabona ko twebwe dufiteho umuriro wa 28. Uri kubibona hano hejuru. Urabona hano bahise batubwira kuri Google Map iyi telefone ntago igaragara. Tibiba byagenze gute rero? Niyo mpamvu mbona ngubwira mu gihe ugiye ahantu runaka cyangwa uri gukoresha telefone yawe, ujye ufungura kano kantu ka location, kano kantu uri kukabona akangaka kari hano hejuru, akangaka
aka ka location nyabona mu gihe uri gukoresha telefone uje kano kantu ujye ugafungura, kuko udagafunguye utakaje telefone ugakoresha buno buryo iyo telefone ntago ibona kuri Google Map. Ariko iyo gafunguye nguko waragafunguye yubashije gutagaza telefone ubasha kuyibona mu buryo bworoshye, ukaba wabasha kumenya ahantu iherereye. Ariko urabona iyi telefone kuko tutafunguye kara kantu ka Google Map, urabona iyi telefone ntago tuyibonye kubera kara kantu kadafunguye. Kano kantu rero ukwiye kujya ugafungura kuri telefone yawe uko byaba bimeze kose kugira ngo telefone yawe ifite umutekano uri ku rwego rwo hejuru. Urabona kuri Google Map iyi telefone ntago iri kugaragara kubera kara kantu kadafunguye kuri telefone twabuze. Rero nubwo iyi telefone Google Map idafunguye, rero tugiye gukora ibintu by'ingenzi ukwiye gukora mu gihe bakwibye telefone ukimara kugera kuri tablet imeze ukunguko. Hano ba wemera ibintu bigiye bitandukanye, ubu wemere kuyisonesha, hano uri kuhabona play sound. Hano ukaba wemere kandi no kuyiforomata iyo telefone ku buryo umuntu uyifite uhita uyiforomata ibintu byose byare birimo akahita biheba, ukaba wayiforomata ku buryo niba hari ibintu by'ingenzi byawe biri kuri iyo telefone nk'urugero amacano cyangwa izindi account zawe zigiye zitandukanye zibanga amabaki, ku buryo uwo muntu wibye telefone ibyo bintu atabasha kubigiraho access wahita uyiforomata bikava. Muti rero bikorwa bite? Reka nkwereke ku buryo wayisonesha mu gihe bayikwibye, mu gihe usanze nyine location warayifunze nk'uko urabona telefone yacu twafunze ka location. Niyo mpamvu nyine ugomba kuba waragafunguye buri gihe cyose telefone ya location ikabifunguye. Rero mu gihe wona usanze ifunze nguko wemere ibintu byinshi bigiye bitandukanye ba wemere kuyisonesha. Ariko mu gihe Google Map isanze ifunguye, hano uzahita ubona Google Map, uzahita ubona ahantu iherereye, uzahita ubona nyine Google Map ahantu iherereye byanyabyo, ubashe kuba wayikurikirana 5 kuri 5. Rero ushaka kuyisonesha nta kintu ukora no handitse play sound, hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora birarodinga, urateza gacya bikabanza bikarodinga, urategeza gacya wihanganye. Urumva ko tukiyisonesha telefone yisona mu kanya, urumva ko ari iri gusona. Iyi telefone nari ndi gusona irasona mu minota 5, kandi uwo muntu ubye telefone nta kindi kintu yayikoresha irasona igasakuza. Urabona ko bari baduhaye iminota 5, reka nongere nkoreho urebe. Urabona baguha iminota 5. Urabona ko isona iminota 5, kandi uwo muntu nagaba yemereye kuyikupa, nagaba yemereye kuyikoresha buri kimwe cyose. Telefone irasona, nagaba yemereye gukora buri kimwe cyose kuri telefone uretse gusona. Telefone irasona paka na BBC nyine paka iminota 5 ishize. Urabona hari atuse dukora kuri stop tuhita tubihagarika kugira ngo no kubasakureza mbere uburyo wayisonesha mu gihe bakwibye telefone yawe. Ubu aka ni akantu ka mbere ukwiye kumenya kuri telefone. Ushobora kuba wayisonesha umuntu wayibye ugasanga nyine biramubangamiye cyane, yewe rimwe na rimwe akaba yayijugunya kubera kuri kumusakuriza, kandi akaba atayifunga cyangwa akaba atazimya cyangwa akaba atagabanya volume. Aka ni akantu kamwe ukwiye kumenya kuri telefone mu gihe bakwibye telefone. Ushobora kuba wayisonesha, urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero ushaka kuyiforomata nta kintu ukora kuri kano kantu ka settings. Kano kantu uri kukabona gakora nguko, ukimara gukora tujya kuri tablet nguko uri kubibona barimo baratwereka email ya telefone yacu. Dore ni iyi ngiyi. Rero ikintu cy'ingenzi ugomba kuhita ukora, iyi email ugomba kuhita uyikopiya. Iyi ngiyi uri kubona hano hantu ushyize udufresh ndakeka neza uri kuhabona. Tuno tubare rero ugomba kuhita utwandika ahandi hantu cyangwa ukahita udukopiya ukatubika ahantu kure. Warangiza utwo tubare ukahita ugenda ukadushyira nka kuri polisi cyangwa kuri RIB. None tuno tubare ndiko bakoresha bashaka telefone yibwe wabuze ahantu iherereye. Buno buryo ushobora kujya kuri Google Map ugasanga telefone nayo iriho, wowe nta kintu uhita ukora. Iyi mibare uhita uyikopiya cyangwa ukayandukura ku gapapuro, warangiza ukahita ujya kuri RIB cyangwa kuri polisi ukahita ujya gutanga ikirego. None iyo telefone bakahita bayishakisha bakabasha kuba bamenya ahantu iherereye. Aka ni akandi kantu kwa kabiri ugomba kuhita ukora mu gihe bakwibye telefone. Kano ino mibare ugomba kuhita uyikopiya ukaba wayijyana kuri polisi, barayikoresha bakabasha kuba bamenya ahantu telefone iherereye. Nibutsa ko iyi mibare iri hano hejuru, iyi mibare iri hano hejuru umuntu ayifite kuri telefone yawe. Nk'urugero telefone hari undi muntu ufite imibare nk'iyi ngiyi, iyi mibare ashobora kuba yajya kukurega iyi telefone bakayikurikirana, bakabaza bakayikwambura, kandi telefone wari guza amafaranga yawe. Icyo akoresheje ari iyi mibare yonyine azi kuri telefone yawe. Rero iyi mibare nayo ni ingenzi nyabona. Iyi mibare ujye uyandika ahantu kuri bibika ahantu kure, kuko mu gihe bakwibye telefone uzayikenera mu gihe uri gushaka kugaruza telefone yawe yibwe. Rero ushaka kuyiforomata nta kintu ukora no handitse factory state. Uri kuyibona hano munsi, uri kuhabona hano hantu ukozeho telefone wabuze bahita bayiforomata ibintu byose bikava, ama application y'ama video, ama account yawe byose bikavaho, telefone akayisigarana ariko nta kintu kiriho, ariko akayisigarana ariko ibintu byawe byavuye. Rero bino bifasha muri cyagiye bakubye telefone iriho amabake, iriho za Binance ziriho amafaranga, iriho ibintu bigiye bitandukanye. Ihita igufasha nyine kuba wayiforomata nyine umuntu akakwiba telefone ariko ntakwibe n'ibintu by'ibanga byawe. Yena nk'urugero ama WhatsApp nyine nakwiba ibintu by'ibanga, kukwiba telefone ariko ibintu by'ibanga ukabisigarana. Rero ubu nibwo buryo ushobora gukoresha ukabasha kubona telefone bakwibye, ukabasha kuba wayisonesha, ukabasha kuba wayiforomata. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane ukoresha telefone y'undi muntu ukabikora kandi bigakunda neza 100%. Rero kano kantu ka location kari hano hejuru gafungure kuri telefone ye kano kanya kugira ngo nubasha kwitakaza uzabashe kuba wayigaruza mu buryo bworoshye cyane. Video kuri iki ngingi ndakwereka none uburyo wa
wasetinga telefone ya mujura yakwiba telefone hanyuma ikagiye imufotora none amafoto ukajya uyabona kuri iyo email. Nk'urugero tugahita dukoresha ziranzira twanyuzemo tugahita tubona amashusho y'umuntu watwibye telefone yacu. Video kuri kinza ahita nkore ku buryo wasetinga telefone yawe, umuntu yakwiba telefone yawe ikagiye imufotora none yamara kumufotora amafoto ikagiye yohereza kuri email, none yagera kuri email ukabasha kuba wayareba, ukabasha kuba wamenya umujura wakubye telefone, ukabasha no kuba wamenya ahantu herereye kandi ukoresheje Google Map. Video kuri kinza ahita nkore ku buryo bikorwa. Rero ni video urabona ko ari y'ubwenge, nibigufashije bimbwira muri comment. Gusa nawe kano kantu niba rukazi bisigaho muri comment. Ikindi kandi ufite ikibazo inyunganizi ubaye hari undi muntu uzi video yagira umumaro bimusangize kugira amenye kano kantu, kuko kano kantu urabona ko ari akubwenge. Nta kindi nakubwira wowe ugeze kuri uyu munota, reka ngushimire umuntu w'umugabo cyane. Sawa sawa, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video kuri kiringi, nzasubiza ikibazo zambajije munsi muri comment. Ciao ciao, Imana ibarinde.